ushobora kuba warumvise umugabo witwa Billy Graham. Ese Billy Graham waba warasomye ibitabo yanditse? Waba se warigeze byibuza wumva aho bwiriza ubutumwa bwiza? Ni umugabo warukomeye mu gihe cye, ni n'umugabo wakoreye Imana mu gihe cye, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nkwiriye gukora umurimo w'abantu hakiri ku manywa. Nawe igihe yari afite yagiye gikoresha uko kiri. Ni umugabo uri wibashwe n'isi yose, ni umugabo abantu benshi bakundaga kumva, ndetse n'abaperezida ba Amerika nabo baramwubahaga cyane. Tugiye kubabwira amwe mu magambo Billy Graham yagiye avuga ashobora guhindura ubuzima bwawe. Ku itariki ya 21 Gashyantare nibwo humvikanye cyane mu bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi urupfu rw'umuvugabutumwa ukomeye Billy Graham. Abantu benshi bagarutse ku bikorwa bye by'indashyikirwa, ubwitange yakoranaga umurimo w'Imana. Yagiye avuga amwe mu magambo adasanzwe kandi menshi meza, abantu benshi bakaba yagenderaho n'abugingo n'ubu. Tugiye kurebera hamwe amwe mu magambo akomeye Billy Graham yagiye avuga. Ibi byose mwabitegure kandi mugiye kubigezwaho na Aimable Uwingabiye. Tugenekereje mu Kinyarwanda, mbere y'uko uyu mugabo atabaruka, hari amagambo amwe yavuze. Yaravuze ati, sindi kujya mu ijuru nk'umuntu wabwirije abantu benshi ubutumwa bwiza, cyangwa nk'umuntu wasomye Bibiliya cyane, ahubwo ngana mu ijuru meze nka cya gisambo cyavuze ku munota wa nyuma kiti, mwamunyibuke. Billy Graham yazirikanye cyane umuhamagaro w'Imana wo kubwiriza ijambo ryayo ryibutsa abantu agakiza kukabonerwa muri Kristo Yesu wenyine. Yakomeje gukorana ishyaka cyane no kubwiriza ubutumwa bwiza kandi akubaha Imana. Mu magambo menshi Billy Graham yavuze, harimo menshi yagiye yandikwa n'ibitangaza bakuru bigiye bitandukanye hirya hino ku isi, ndetse hari n'ataranditswe, kuko yari umukozi w'Imana uyoborwa n'Umwuka Wera. Niyo mpamvu ibyo yavuze tubigereranya n'ijambo ry'Imana ryavuzwe na Billy Graham. Aya ni amwe mu magambo Billy Graham yavuze ku bintu bigiye bitandukanye. Icya mbere twaheraho, icyo Billy Graham yaba yaravuze ku gakiza. Yaravuze ati, agakiza ni igikorwa cy'Imana. Imana niyo yagatangije, irangije igaha ishusho, ndetse iranagashyigikira buri gihe. Agakiza ni inkuru nziza, inkuru y'urukundo, imbabazi nyinshi by'Imana, kugira ngo umuntu abe mu muryango wayo, abane n'abantu bayo, kandi babe kuri ingaruka z'ibyaha, babashe kwigobotora ingoyi y'ibyaha ndetse n'ingoyi ya wa mubi. Ibyo ni byatangaje ku gakiza Imana yatanze, yagahaye abantu ikabahereye ubuntu. Reka tujye ku cya kabiri, ibyo Billy Graham yavuze kuri Yesu. Billy Graham yateruye aravuga ati, Yesu yoroheje buri kintu, ariko nitwe twabikomeje. Yabwiraga abantu mu magambo make kandi buri munsi. Yanatangaga ubutumwa mu nkuru kugira ngo butazigera bwibagirana. Abantu benshi bagira ishyaka ryo gutunga Yesu nka kimwe mu bice by'ubuzima bwabo. Bamwe bakabifata nkaho nta gaciro bifite. Yesu bamwe bamufata nk'ubwishingizi, ikintu umuntu abona cyageraho akakibagirwa kugeza gupfa. Ibi bintu benshi badashobora kuba abigishwa ba Kristo. Nimba ushobora gufata nka Yesu muri ubwo buryo, ntabwo ushobora kuba umwigishwa wa Kristo. Ibyiringiro by'amahoro adashira ni muri Yesu Kristo abonerwa gusa. Icya gatatu Billy Graham yaba yaravuze ni icyerekeranye n'umutima. Ibyanditswe byera iyo bivuga ku mutima, ntabwo bisobanura umutima kukoze mu nyama, ahubwo ni ukuvuga umuntu w'imbere. Umutima ni icyicaro aho cy'amarangamutima, aho gufata umwanzuro turuka icyicaro cy'ibyo wizera. Ntukime Imana ikintu cyose kiri mu mutima wawe, izi buri kimwe cyose kiwurimo. Ariko sinshaka ko uguma wikoreye umubabaro w'umutima wawe, cyangwa wizihiza ibyishimo byo mu mutima wawe wenyine. Mpamya ko iyo umuntu ashatse Imana n'umutima wose, Imana iramwiyereka. Mpamya yuko umuntu yashatse Imana n'umutima we wose, Imana iramwiyereka ubwayo, ndetse no mu nzira zimwe na zimwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo, nimushakane umwete ndetse n'umutima utunganye muzambona. Amarira umuntu yiririra, iki ni ikimenyetso cy'intege nkeya, ariko amarira umuntu aririra abandi ni ikimenyetso cy'imbaraga. Bishatse kuvuga ngo ntukizirikane ubwawe wenyine, ahubwo ujye uzirikana n'abandi. Icya kane uyu mukozi w'Imana Billy Graham yavuze mu kubabarira. Inyigisho nyinshi yagiye abwiriza abantu zo kubabarira ndetse no gukira ibikomere. Imbabazi si ikintu cyoroshye, by'umwihariko mu gihe wowe wizeraga guhemukiye. Ariko nanone niba udashoboye kwiga kubabarira, ntabwo bizagukundira kugira umugirirane icyizere. Ntidushobora guhora dusabira imbabazi ibyaha byacu buri gihe, buri munsi, buri saha ndetse na buri munota, maze twarangiza tukabisubiramo. Uretse ko Imana ibabarira, ariko natwe tugomba kureka ibyaha byacu byose niba twaramaze kumenya aho bica, ahubwo tugahindukirira Kristo binyuze mu kwizera Imana nk'umukiza w'ubugingo bwacu. Igihe Imana itubabariye kandi ikatwezaho ibyaha byacu, ihita ibyibagirwa. Imbabazi zituma Imana ikuraho imitwaro yose yari turemereye. Icyo nicyo Billy Graham yabashije kuvuga ku mbabazi. Icya gatanu Billy Graham yavuze ku byerekeye Bibiliya. Yaravuze ati, Bibiliya ni inzu y'ibitabo, ndetse ntabwo ari igitabo kimwe gusa,
ni ibitabo binini, ibindi ndetse bitoya, byanditswe mu myaka myinshi ndetse ya kera, byandikwa n'abanditsi benshi. Buri kimwe ndetse n'umwanditsi wacyo kirimo umwuka w'Imana. Igikorwa gikomeye cyo gusoma Bibiliya kizahanagura ibibi byose biri mu bwonko ndetse no mu mutima. Ntukagire icyo wemera ngo gifate umwanya byo wirirwamo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nize akamaro ka Bibiliya, ituma nizera n'umutima wanjye wose ibyari biyirimo. Yampindukiye inkota yo mu ntoki, imenagura imitima y'abantu, ndetse irangije inabayobora ku Mwami Yesu Kristo. Reka tujye ku cya gatandatu. Billy Graham yavuze ku mwuka wera. Kwemeza umuntu ni inshingano y'umwuka wera, guca imanza ni inshingano ireba Imana, ariko njyewe inshingano yanjye ni ugukunda. Bibiliya igaragaza neza ko umwuka wera ari uw'Imana ubwayo. Umwuka wera utanga umudendezo ku bakristo, ukayobora abakozi, ndetse ukanahugura abigishwa, ugaha imbaraga ijambo, ugatanga imbuto zo kwizera, ndetse ukanatuma bihinduka bishya muri Kristo Yesu. Iyo uzi Kristo ntushobora gusaba umwuka wera ngo aze mu buzima bwawe, ahubwo aba hari nta gushidikanya. Nubwo ushobora kumva ko adahari, ntukwiye gushidikanya ku mwuka wera ugendeye ku marangamutima yawe cyangwa ubwoko bwose bw'umwuka wera. Icyo Billy Graham yavuze ku buzima bw'iteka, yaravuze ati ijuru ribaho n'ikuzimu habaho, ndetse n'ubuzima bw'iteka bubaho, ariko ikibazo nuko tubivuga bigahita biguruka benshi ndetse bakanabyibagirwa. Imana ishobora guteza ubwoba bwo mu mutima umuntu kugira ngo yite cyane ku kiri ku buzima bw'iteka, amenye ko urubanza rw'Imana ruzabaho ndetse n'ukuri ku buzima bwayo buhoraho. Ubuzima ni icyumba cyuzuyemo amahirwe yatuma dutegura ubuzima bw'iteka. Mu gihe uyu Billy Graham yizihizaga isabukuru y'imyaka 95, bamubajije ibintu bitatu yakora aramutse yongerewe imyaka yo kubaho. Mu magambo ye yarashubije ati, cyambere sinicuza igihe maze, ariko wayongereye icyo kubaho nakora ibintu bitatu. Icya mbere nasenga, icya kabiri nasenga, icya gatatu nasenga. Gusenga bikwiriye kuba imibereho y'ubuzima bwacu, ntibigira ingengabihe ahubwo bihoraho. Amagambo ya nyuma yavuze akwiriye kwigisha abakristo benshi. Yaravuze ati I'm looking forward for seeing God face to face. Ugenekereje bisobanura ko asiganirwa kubona Imana amaso ku maso. Ibi niyo byiringiro abera dukwiriye kugendana. Ayo ni amagambo amwe namwe twagerageje kubakusanyiriza umukozi w'Imana Billy Graham yagiye avuga, ndetse benshi kugeza kuri no munota bayagenderaho. Yagiye ahindura ubuzima bwa benshi, ahindura imibereho ya benshi. Reka tumubwire ngo Imana imuhiruko ridashira. Nanjye reka nsoreza babwira ngo shalom, ubuntu bw'Imana n'amahoro bitangwa na Nyagasani komeze bibane namwe. Iyobokamana TV, uruganda rw'amakuru ya Gikristo, ijambo ry'Imana rinyuze mu nyigisho z'abakozi b'Imana, indirimbo za gospel ndetse n'ibindi byinshi. Please like and subscribe our YouTube channel Iyobokamana TV kugira ngo ujye ubona amakuru yose. Wanadusura kandi ku rubuga rw'itangazamakuru rwacu rwa iyobokamana.com.